nkwambitse impeta y'urukundo nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu, mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose, kandi nkweguriye ibyanjye byose mu izina Doleta la sikotala leloseta lome etola wiyazo pila la zoni niwiya na to zifele staso minge. Hallelujah, tuza hallelujah. Tuza urayisubiramo. Byiza ko twishima, ariko urongera ufate kuri iyo meta usubiremo ayo magambo utuje. Amai aba babaye iki? Aha, dore n'umugenzi yewe ko mu mugezeho yananiwe. Biratangaje yewe. Muganga Jeannette yemeye ko maze kumva umutekano wa Repubulika y'u Rwanda, maze kumva amategeko ateka bashyiriweho. Yewe amazina yawe? Yewe amazina Muganga Jeannette. Maze kumva amategeko bashyiriweho. Maze kumva amategeko ateka bashyiriweho. Amategeko ategeka abashyingiranywe. Nemeye nta gahato. Nemeye ko agahato. Nemeye nta gahato. Agahato. Nemeye nta gahato. Nemeye ko nta gahato. Abandi mucereke kugira ngo akurikire, na birasanzwe biriya kugira ngo we akurikire gusa. Tugiye gutangira umurikire, sibyo? Wumva ibyo mvuga bari byo uvuga. Njyewe amazina yawe? Muganga Jeannette. Maze kuvuga amategeko ategeka abashyingiranywe. Amategeko yumva icyo cyabashyingiranywe. Maze kumva cyangwa umugabo wagufashe n'ubyumva. Njyewe amazina yawe? Muganga Jeannette.
Uzahora uziritse ku nkeri y'umutima wagukunze ubudahwema nzahora ngukumbura nuko duhorana urukundo rwanjye ubudahwema ubudahwema turagushimiye kuko mu kanya tugiye kubaherekeza. wamubaze iki yama arahari ubona abare byose wazubabaze iki ati imodoka ntabwo bari kumwe wambaye inka aravuga ati bari kumwe ariko wazubabaze iki yamaye inka data n'ubu dore n'ubukapu ngo ntabwo barabeshya reka njye kwiyogosha